ariko munyana uretse ninjye nawe burananze kubivuga umwana wanjye ari kumva uretse naza kumwereka aho mbera nyina gipere turamugurira imyenda myiza ase neza uriya muhungu nagaruka kumureba azasange asa neza cyane byaje ijipo mwanje nabaye umukire ata amafaranga waronde amafaranga nukuri umuntu abiri imbabazi kandi se ubikore nk'umuntu w'inshuti yanjye tumana yigiye tubanye dusangira akabisi n'agahiye sinzi icyo mbangukira hafi nawe uzi biki wavuga mwana wa waje yagenze bite biriwe amakuru si neza byagenze bite mwana wa ko ndi utameze neza niba ngo kiriya kigora ariko n'ubundi ubwo nanabivuze ababyeyi umubyeyi se ko ntari kumenya ko nziranye n'ababyeyi umushuti wawe mubizi bakaba abashuti bawe wareka kunyuza hirya no hino ukamumbwira uwo ari mama ni munyana byagenze gute so always buri gihe noneho si n'umwakugira buri gihe ducakirana buri gihe tugahura si umunyana ko nzi ko yitona umunyana kandi ntakwitona si umukobwa uri hariya si mama wiwe cyangwa usigaye warahindutse sinabimenye mama no nahinduka gute nubwo munyana se mwapfuye iki wenda umukobwa we nabyumva none munyana we mwapfuye iki bose ni kimwe ubwo ibyo napfuye n'umukobwa we nabyo napfuye na nyina yego munyana uriya mubyeyi noneho uzi ibyo yankoreye yagukoreye ibiki urumva nkunda bazizana ngiranya agasanga ndamusuhuje agahita arimishimiye bla 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 avugagura ibintu by'ibigambo atukana hafi no kurwana ndetse gusuhuza abazizane ni ikibazo nanjye mbwire rero ubu mvuyeyo hafi no kumubita neza iyo bafite nk'imbunda aba ananyirasiye neza mwese iyo uri kumureba ubona aba yasinze cyangwa niba ari ugusinda niba yarasaze ariko nta kibazo afite ariko arambabaje cyane bimaze kenshi mwana wanjye uriya mukobwa buri kubona bizashoboka bizavamo byo kunshinga ntabyo bizashoboka kandi bizavamo ariko buretse aragututse urabibonye cyangwa uri kumbeshya urabonaga ari ukunuka gusa urasa umushuti mugira inshuti buretse ninjye nawe yitegure ninjye nawe ubona nta no kuma n'aka respect gakeya byibuze urabuze umbwiza ukuri ubu nanjye agiye gutuma ibi bintu mbyinjiramo kandi mbyinjiremo nta mikino mwaramubuje cyane noneho abinkorera imbere y'abazizana ntabwo byoroshye imbere ya kiriya gikorwa cye n'ubundi wahanye umukobwa we mbese kuba wenda wumva umukobwa we utamwiyumvamo ukaba wumva uwo ushaka ari we ukeneye ibyo bimubabaje ko sinumvisha avuga ngo ni nyina wabo nta nyina wabo uwagira bazizana ajya mbabaza cyane ubuse ko babikoze noneho mpari nanjye ntiyerere si wambwiye ko uriya mukobwa umukunda si wambwiye ko umukunda ndamukunda cyane kereka nimba nawe uri kwinkinisha ari byo by'abasohora nimba umukunda weho umva fatiraho nkuri inyuma ndaza guhangana na munyaka ndaje duhangane ubwo wewe ugiye gufata ka gakobwa muhangane najye mpangane na nyina ubu nicyo kigiye gukurikira guhangana uvuga ni ukubera mama guhangana nyine kugira ngo turebe ko wakwegukana uriya mukobwa
ubundi naramwegukanye ahubwo nuko dushobora twarushaho kumushyira mu bikorwa. Utekereza ko wamuzana gutyo nta bukwe bubaye? Nicyo kibazo nanone. Ntabwo turahangana mu kurwana, turahangana nyine ubwo ni ukugira ngo turebe ko twabibemeza nyine kugira ngo uriya mukobwa tugire gute tumubone niba waramukunda ntacyo ntabwo ukora kereka icyo udashaka. Ndamukunda kandi cyane nimubwire ese mubona ko ibyo byanampinduye rega nanjye nagiye twaraganira uriya mwana nasanze afite agahinda. wagezeyo? Nagezeyo afite ibikomere ku mutima. uwo usanga ameze gute? ntamukunze. mama rega n'uburiye nakubwiye ngo n'umubona uzamukunda. Afite ikinyabupfura niyo yaba atariye bagera mu rugo bagasanga rwose ameze nk'uwabiye. icyo mukundi rero nuramuvuza ndumva nasigaye n'ubwo wamaze kunukira. uriya mubyeyi anyitonde. oya munyana n'umuntu wanjye da nubwo ni kuvuga ngo turahangana mfite ukuntu nzamunyuza nkamugarura hano nuko azashiduka byabaye. ariko wenda ntabwo mbibi hari n'igiti ngo sinzi uwo mugani baca mu Kinyarwanda ngo nawana ngo nawugororukira igiti kigororwa kikiri gito. nubwo akuze uzamwicaze muganire mwerekeze inzira nziza byibuze agakwiye kunyuramo. ngewe kubera ko mfite icyo nkeneye buriya nawe rega ko ari ukugira ngo arebe ko umukobwa we twamujyana ariko nanjye ari njye ntabwo byanshimisha. mama turamujyana gake tumunyuze hariya nyine ariko kandi bazizane ntabi bukarigamo. ese ubundi ko numvise uriya mukobwa ngo nta babyeyi afite ubundi ikibazo ubukwe ko buzabera iwe ikibazo afite ni ikihe ubundi tuzaba ba mwana. narije mbabaye nuko mvugishije uriya nta mpamvu yo kubabara mwana wanjye si wababara ngo ufite uri umwe ubwo ngewe byagenda byuze nawe waramubonye ariko nawe uraneka. nzi igice naragiye nyine ngiye gusura Munyana nsanga ngize amahirwe nsanga nta n'abari nsanga y'uwo mwana w'umukobwa yanyakiye neza nahise nyurwa nta n'icyo nari namubaza. reka njye kuryama rero ndanumva naninaniye. ntongere kubitekerezaho ibyo ndabikemura. sawa yego ugenda uruhuke. ariko Munyana uretse ni njye nawe buriya nanze kubivuga umwana wanjye ari kumva uretse naza kumwereka aho mbera nyiragiteri. turamugurira imyenda myiza ase neza uriya muhungu nagaruka kumureba azasange asa neza. twebwe turiha nk'icyumweru nta kintu kibi tumubwira ku buryo nanagaruka akamubwira ati wenda azahita amubwira ati umva ameze neza noneho nta kibazo mfite bazizana azizera ko nta kizongera kuba. uriya muhungu nawe yizere ko nta kizongera kuba. icyo cyumweru nigishiraho cyangwa wenda bibiri bamaze kwizera ko nta kintu kizongera kuba nibwo tuzahita tumufata none tugira ahantu tumwishyira. niba tuzamwica ariko ntabwo twamwica tuzamufungiranya nk'ahantu cyangwa turebe niba tucyohera atazanasubira n'iwabo cyangwa tuzaba turi no kumenya icyo tuzarukorera. shara urambangamira ahubwo mama ngiye kugenda uramugiye kumuhamagara mwiteho umuheke yego ku buryo aribagirwa kiriya kigoroba ako kana niko ngiye nama niyo kuri pe ubwo mu kanya kandi ndaje muvugishe kuko tutabikoze gutyo twazibuka neza umva n'ubushuti bwanjye na Nyiragiteri nta bugihari. urana simpari se ndahari kandi yizeye umva ngiye kumwitaho kandi uzabona rega ntabwo nakumbira mama. umva nanjye nkiri inyuma nizere ko aya makuru ariko Erika atazayamenya dore ko ushyuhubashe umuntu. Erika se mana Erika nansigaye mbona aba ari inyuma y'abazizana byose bazizana nta kintu namubwira. yego ntacyo naho noneho reka mbe ngiye kwiryamira ndumva hanakonje. nta kibazo genda nanjye mukanya ndaza kumuvugisha. sawa ibaze nukuri umusore nifuje ngewe Sara natekereje ko yambera umugabo nkumva ngo abana n'abazizana neva no kumwica namwica ariko umusore nkamubona
ngiye gukora uko nshoboye kose ntabwo bazizana yamwara umusore pe ese nanone njya ntekereza Silvane nkumva umutima wanjye ari wo ukunze ese nanone nkunze Silvane mama yanyica ko nta kibazo ewanjye Silvane cyangwa nuko mukunda uriya nawe nzajya kumushaka kubera mama iminsi iri imbere nzandi kumenya uko nzabikemura yambere n'ibyifuzo bya mama nta kundi nagira yewe ndi kubona no mu kazi ntazi uko bimeze kandi mbikurikirana ahubwo se madu nyereka ifoto y'uwo musore numva popote wakunze subira igihe wagendeye nturayibona yewe yego tubona amafoto ye rero no kuri email ngajya yifotoza yego umuhungu hanze ahubwo reka nzamubwire nihora uzamenyera kubutaha ahubwo wa musore nyine nawe ari kumbwira ngo nkunde nyine byageze bicamo oya kutajyana nyine kugira ngo tuzahure musabe imbabazi mbere gusa nyine kamwereka ifoto ye shana ni na sawa rero nuko cyajya yari yaje yambaye ibintu cyane mwiza ego rero ari bogari ariwe na Silvane umeze n'uwo bitewe n'umutima wawe ushaka ariko niyo ntacyo atwara nta kibazo bw'umushinga nawe nyine ngiye gufatira nkunda kuzi nyine ntacyo ugihita fatira niyo gahunda ubu ngiye gutangira muturete umva ngaho ushiramo agatege nyine nawe ndabizi ko ibyo bihaye ntagiye kikunanira nuko ushobora kuza guhombya inkange ahangaha kuri kuvugira mu migano urumva nyine bitewe n'ukuntu mwitwaye ubwa mbere hari igihe kaba karamusigaye mu mutwe umva umuntu ni umugore ntawamenya gusa nyine kuraje nyine wabizi umuntu ahanini nyine umuntu agukoreye ibintu bibi nyuma agakora ibyiza aragiye bya byiza ukoze bihanagura ibibi wakoze nyine ntimenye nka muri kugira ngo kuraje gusa sha nyine umva njye buriya nubwo wumva nashyushya nahindaganye sinzi ngerageza kumwishyiramo nkagerageza kugira ngo abe ari wo munzamo ariko mukozi wanjye akomeje kumva mu mutima sinzi impamvu uzakurikiza umutimanama wawe wigeze rero gusa nawe uri kujya uvuga mu mpine sikwaha indindoro cyangwa nyine niba ari ukugira ngo uri kubikora kugira ngo ushimishe mama wawe ibyo wenda byashoboka nzi ko utamukunda ukaba uri kubikora ngo ushimishe umukecuru ntacyo bitwaye nyine mama nange yarakaye mba mbona namubabaje cyane pe rero ubwo reka nigendere tuzasubira uzambwira ko byagenze nyine niba aragiye gusaba imbabazi akakubabarira nta kibazo urakoze cyane sindirwa no guherekeza nta kibazo madudu madudu ko mweretse ifoto nkabona arahindutse se baba baziranye oya ariko nta hantu baba baziranye nziza gihari nuko uriya muhungu nambwiye ko yamukunze ko ari mwiza yari nuko ngomba kumukunda cyane nkamwegereza pe niko kuri hano muri yo turabaye mufite inyama se hano suri kubona yo muri bushe bushe yazizane we aya nkunu mvuze neza azizane cyane ahantu byaje ijipo mwanje nabaye mukire ata amafaranga warunda amafaranga nari nje guhaha inyama kuri busheri hano no kuri busheri wageze i Kigali gusa nabaye mukire mu muherwe rero ubu nsigaye mfite ibibanza mu mujyi isani ibirombe none si wowe hano na he shawa ndi kubona ubayeho neza mwa mama ndazikura hemwe ariko bive narakubuze wari waragiye ubwo cyagiye ukimara kugenda nahise nshitura akaga ko kwikorera barakara ndakunda gutereka ndabe mushuti wanje tuje kwikorera barakara sinje kugushaka nsanga mukecuru urakirisha izo ni inkoni cyangwa oya nuko nkubonye ameze neza kuko ngiye i Kigali nayifashe amata hano bacuruza urukwenya nje na waranguze bose njye ndi umukire unsigaye nkora ku mumaro uje kubyumva apemba neza cyane
Ntameze cyane rero umusana araguze akazi ko mu rugo ukora akazi ko mu rugo akorera n'utwo n'abagufashe no guteka ndatekaga inyama nje gushaka inyama busheri nayibuze ubu ubaga hehe inda iri haruguru ukuntu ko mupove oya ntabwo bahitamo ntabwo wahamenya ntabwo utemberaga ndika mu gihe ndikwa ku mapove ndahazi ku makorodoniye hirya gatoya mu kizungu abakira batuye ubwo niyo muri abakire ntabwo mushobora kuba mutuye mu makorodoniye ariko twebwe dutuye hirya gatoya mu kiyovu bahitaga mu tudarifuru njya ntabwo banyemerera gusohoka reka kubera akabezi ntabwo kuri kumbwira kubayeho neza njyewe nkaho mfashwe nabi uri kumva nakwishima waje aho tukata ibiryo bimenaga njye nazi mu gitondo bimenaga umuceri da ukuntu n'inzara inyishe oya da none se murayo wari ugiye kuguramo akanyamahanga uramo akadazi ahubwo akadazi akira ahubwo akira nari mfite n'akandi kuri telefone uri kubyumva akoze bagufashe nabi gutenda urayamaheje cyenda umukire urayamaheje ureba uraseka none se ugiye mba ndi kukubesha mba ndi kukubesha weho uri kubyumva ndishura kandi kuri telefone ahubwo ayose nayanjye ngo ngiye guta nshaka ahandi ahantu bacuruza inyama none se ziza kwageze muri Kigali nkumva ngo wamushingiro rwawe ugura Kigali amakuru yawe nabo umushingiro sakana cyaje niho cyitwa cya Silvani cyakina saa kiri gukinira aho zishare mu gitondo kandi cyo gihe njyana kwikundira Silvani amugikundana muzohera no kumumbwira uwo nguwo reka nanavuga n'izina simwandutse ngo nabarambe zayumva ese ahubwo reka mbwire uzi ko nagukundaga kuva na kera nari nagiye kuguranja na poroti y'Ikibaraka baretse tukikundanira zabivugana wowe mugira ikibazo amavuta abo baginga bari gufata nabi njye urandabura uri kubyumva uko tuzabivugana n'ejo nzaguha gandi umva nimero yawe nzagukohereza gandi kabisa agandi se abonagura amatelefone by'umvugisha nibyo kabisa none se ahubwo ikindi kibazo wowe ntanze kugera muri Kigali ndakora busheri abuja ntatinda akanyica busheri papetere busheri baguraga none se papetere se bagura inyama nyine njye abantu inyama none uyu mucuruzi umvisha ko ngo nje gushaka muri busheri ngo ntabwo nazikura genda yarangije hano hepfo zirahari ahantu hari amakaro y'umweru mbona bari kugira inyama ariko ntabwo nzi busheri ubwo none ubwo twongera guhura hari tuzatuma umugore wanjye Mwiriwe yego uragipfe ko warakaye winsekera komera bikariye nababaye ubu ikinzanye ni ukukubwira nyine ikinzanye basi cara umurire wicaye ntabwo nakubwira nicaye ngo bishoboke habaye iki numijwe no kugira ngo umuhungu wanjye ambwire ngo yageze hano uramutuka ngo uramusomera ngaho mbwira icyo upfa n'umuhungu wanjye basi cara mubwire ukuntu byagiye umva uramponda sinoga rwose nero kumva nyiragiteri uri inshuti yanjye kuva kera ndabizi nta mwanzi wagutera aturutse iwanjye nkuko nta mwanzi wantera aturutse iwawe ukuntu byagenze rero uwo munsi ni akantu gato kanyuzemo numva ubwonko buratakaye nibuka navuriye nabi ikintu wamfasha pe usabire umuhungu wawe imbabazi ni ukuri umva ntabwo ibyo nabijyamo ibaze ko bwa mbere yagizeho umukobwa waramutuka nawe umusanze ngo nitsinze ibyo yararimo ngo nimba yarasanze umukobwa ubaga hano nawe ubu ugiye uramutuka ahubwo ndi kubona umwana wanjye ari amahirwe ubu si koko yagira nyina akagira umukobwa ubu mwana wanjye ntiyahuzwa n'agahinda oya pe ntabwo ari ibintu nyine byo ngo hari ikindi kirimo ni ukuri umunsi abiri imbabazi ni uturimo nari nabasigiye batari bakoze numvise mbabaye kandi nawe byakubaho waramutse abasigiye abantu turimo ugasanga ntibadukoze ni umukobwa wawe uguhamagaye se oya n'undi mumama nawe twari dufitanye gahunda
nari natumye ko ndangurira numvaga ntameze neza. nuko nawe ntamusanga hano ngo mubaze impamvu yatutse umuhungu wanjye. Uriya mwana wanjye mufite ari umwe, niwe umenya ibyanjye nanjye nkamenya ibye. Ubu rero iyo ututse umuhungu wanjye ni nk'aho ari njyewe ugize uba ututse. Rwose gite tumaranye imyaka 20 irenga turi inshuti. Hari ikindi kintu cyari cyaciyemo byibuze ngo uvuge ati niko mpoze? Ntacyo ariko rero nawe mwebwe kujya murakira abantu neza. Ni ukuri ni kariya kantu ni gato umukobwa wanjye we namugiriye inama atazasaba umuhungu wawe imbabazi kandi bari muri porosesi zo gusaba imbabazi. Nzi neza ko umuhungu wawe azazimo ntubimufashamo. Ni ukuri umusabira imbabazi kandi se ubikore nk'umuntu w'inshuti yanjye tumaranye igihe tubanye dusangira akabisi n'agahiye. Amahirwe ugize ni uko ngeze hano nkabona cyakora wenda njye nkumbiye nawe. Iyo wibeshaga tukagira akantu gatoya uvuga mbega usa nkaho ugiye kunzamura umva ubu tuba turi hano hasi turi kugendagura njye nawe ntabwo twazana umva ko sinaragutinya ku mwana wanjye ndavuna ku mwana wanjye ndabizi wowe wafata wamugira ndavuna ariko ntuvana mbese ubyumve nk'ukuri nta birenze nta bintu bikomeye bihari ni uko ari ako karemano yinasigiye abana ngasanga ntibagakoze mva neza ndababaye. ubundi wamututse mupfuye? Ntabwo namututse pe, nyine kugira ngo bibe byari biturutse nyine nako karemano asanze abana batakoze nsanga barahagaze bari kuganira nta nubwo namututse sibyo ko namubwiye ati ngaho gutashe nabo bagiye gukora akarimo bari barakoze ntabwo namututse pe barapanze wenda ni uko ari umwana yababaje nk'umuntu w'umwana kumva nyine ntabwo ibyo bintu yari anasanzwe abimbiho ariko ntabwo namututse sibyo ko namubwiye ati ngaho gutashye ubundi abana baba bakoze utwo bari barimo. Uzi diri turi kudiringa nenge nawe kugira ngo ubucuti bugomeze bukure nawe nkaho wenda atagize hano niyo yaba hari ibyo bakosheje ugomba kwijijisha nyine kwijijisha kugira ngo utabyumvishe. Ubu nanjye urebye ukuntu ndi kurwana n'umwana wanjye kugira ngo ndebe ko nyine yakongera mbega yiyumve muri wa mukobwa wawe nyine ibyo nawe kugira ngo wabihuhuye Ubuye rwose n'ibikobwa ahubwo nibikomeze ntanagera hano niba koko yarababaye ntabwo nzongera kumubabaza reka mureka yisanzure akabyumva ntashaka azajya agire ate akora utwo ashaka. Mbiye neza ukaba ugiye ko mutazongera kumutuka katungyakire nta kibazo erega wowe uri umuntu wanjye rwose ajya agera hano akajya yigaragura muri salo akajya yirira igiti cy'amapera esabye ajya yisanzura rwose ni ukuri umva nta kibazo umva kamere narinzanye cyakora mama ni ukuyiturisha umubwire utyo umusabira imbabazi n'umubwire uko byagenze n'impamvu yabinteye ntabwo rwose arumva ko nyine ari ibikazi sibyo ariko ubutaha rero ujye ukosora abana bawe umuhungu wanjye apana uyu nawe wabyumva ariko apana bose abura ko zireba ngo uyu mubyeyi rero uri kumuhamagara ikanye kureba nimba ibintu byanjye yabigejeje majerwa nanjye nagiye hari imari natumye ubu nanjye kubera ko uzi yuko umuhungu wanjye niwe negere ya kampani ubu njyewe nsigaye nikorera utundi tuntu nyine two bigaga ngo ndebe ko nawe yazana ugiye kumera neza udusiterese twaragabanutse kagenda ariko nyine ubu ni imana ibibayemo naho ubundi oya nta kintu cyadutanya rwose uri inshuti yanjye sawa yewe karame mama hano nshaka kujya guhura na ba bashoramari yego n'asakoshi yanjye y'ubururu iri sari iri mu cyumba nta kirayinzanira ahubwo se mwana we inshuti wamusabye imbabazi oya ntabwo nanazi umusaba ariko nandi gutekereza mu kanya kumwandikira tugahura mwandikire turebe aragusubiza aransubiza hari igihe yigeze kuza hano turaganira mbona ari kuvuga neza ntabwo yakanga kunsubiza njye mwandikira
Shamwandikire urebe mama we nawe aherutse kuza hano yandakariye yego ndamucururutsa birakunda mbona biremeye mbwira ko munsabira imbabazi mbona afite gahunda yo kumunsabira imbabazi mwandikire turebe ko bikunda reka twumva ko byabaye namwandikiye kubona wagira ntabwo ari online aranshubije aranshubije bemeye ko duhura kuri keza ubu nyine gahunda zihari ngiye kwitegura ngenda reka nanjye njye ku kazi njye kureba umuntu ubwo urambwira ukuntu byagenze nta kibazo ugira akazi keza bose rero ndebera ako kantu ngende ukuntu nambaye neza hanze Tanzania rero nawe wahageze wow uzi gute se ntabwo utinze okay umeze neza rero thank you Sara nari mwitabye rero urakoze cyane so ndavuze kubera nari mfite ibintu byinshi ariko ndavuga ubwo wari wambwiye ngo twahura so I said yes ndavuga ntabwo yamucira right ndavuga reka manyure ariko byanangoye kuhamenya rwose iyo utaza kunyobora neza ntabwo mba magereye igihe nyine hano hantu ni heza nanjye n'abashuti banjye dukunda kuhasohokera ndabona ni heza ndavuga nta kuzanya rwose cyane n'ikibazo ikibabaje ni uko disingiye nta kintu ndi bufate ntabwo wabeshya ntabwo wabinkora pe maze nanashyirishijeho komande none ngo ntakimuraka are you serious ariko ntabwo numva the reason behind so nyine mpamvu nyamukuru nyine yatumye nkora ibi nyine numvaga nshaka kumusaba imbabazi kuko narakoze okay burya rero njyewe ndoroheje kandi for sure I forgive you ntabwo bikwiye rwose njyewe ko ntekereza ibintu nakoze ntabwo bikwiye ko nagusaba imbabazi rwose wicaye so nyine kuko kugusaba imbabazi wicaye ntabwo ntekereza nyine nakosheje kumva rwose bitaba bihagije niyo mpamvu rwose ndakwiye no please narakubabariye kandi ndakubabariye right so ongera wicarire nta kibazo kabisa oya ntarahaguruka basi nyine mbabara kenshi actually iyo nakubabariye n'ubundi we are friends you can call me whatever you want ariko ndakubabariye sana ntabwo ari gutya nyine okay nta kibazo icara tuganire urambabariye ndakubabariye kabisa icara tuganire kabisa urakoze cyane so wumve ko nkubabariye kandi so nari nyuze hano ndi kwihuta so numva hari n'urusaku rwinshi ntabwo sinavuga ngo ntabwo nkunda urusaku rwinshi ariko sometimes bashaka ahantu hatuje and I appreciate ku byo unkoreye even no kuba unyakiriye nkaba nihuta njye mba nabihaye agaciro right utaragenda yego muteze amatwi sawa nyine urabizi ababyeyi bacu yego rero mama nyine yari yambwiye ati nk'uko ubibona ati bitari nyine afite umuhungu nifuzaga ko twazabashyingira kandi nanjye narakubonye ndagukundana Sarah I'm so sorry ibyo ntabwo byakunda right bakubwira impamvu itumye muhakanira there is no reason nta mpamvu yo kwisobanura I said narakubabariye fili ariko ntabwo byakunda ahubwo reka nkubwire ikindi nyuze hano nihuta so and kandi nakubwiye ko I appreciate for ibyo wari wateguye byose nuko wari wateguye nabyo nabihaye agaciro
So I'm leaving by now, sibyo? oya nakwambwira Ndagiye, basi kamubaza ikibazo kimwe mbere Okay. ni ifite isura mbi itari kugikurura No. Ntabwo ari mata y'isura Sara, ntabwo ari amafaranga, ntabwo ari isura ariko I said ibyo ntabwo byakunda. Okay, see you. See you. se noneho mama ndamubwira ngo iki ko uyu muhungu nawe yihagazeho kumva ntazi ko mbaye rwose mami karame uvuye ku kazi se nananiwe ndakubona ndi kumva neza nanjye usanze aribwo ntihagera nanjye rero byagenze yasize yireka amakuru mfite mani ntabwo ari meza pe gute nyine kukubabarira oya yambabariye twahuye gusa nyine yambwiye ngo yambabarire ariko ntabwo nabana nawe ndafite undi mukobwa akunda ngo ntabwo byakunda uwo mukobwa ninde ntabwo yambwiye izina ariko nyine yampakaniye pe wumva ngo napfukamye ndarira ndakutiriza man nakoze uko nshoboye ariko yampakaniye ari seriye mami njye nahise nkeka yuko ari kabazizane pe ko ndi kwiyumva nabi banza ari bazizane si undi wamuhamagaye tukamubaza ibintu bavuganye ko ntabwo bazizane ntabwo yanyura nsanze bazizane banguka hano ubundi wari uri gukora iki ntabwo si imyenda kayikuye ko mperuka kagira ibi mami mperuka kagira ibigutiya bigeze hasi ngiyi kayikuye iyi niyo namuguriye ngo ndebe ko yava muri bya bintu azazi abashyitsi basigaye baza akakibonekerwa hariya ku irembo bakakahasanga cyewe abanye nawe ugurira iki kigo gisa ndakiguriraga iki ahe umva ikintu nguhamagarira umbeshya ucaye amata cyangwa wenda nkakogosha uwo musatsi ukawuca ukama hasi uhita umbwira ukama mubaze ikibazo ngiye kukubaza umbeshya nakoze iki pfuka amase nyine vuba cye nta soni ugiye kumbwira ikintu wari uri kuvugana na wa muhungu ubundi nasanzemo mwamatanye imbasanganye kabiri kose mu matage mbwira se kutavuga aba ari kunsuhuza agusuhuza muhoberanye nawe ubundiranye yabaga kugundiye mwiki vuga ntabwo uri ikiragi turakoze uzi kuvuga cyane vuga subiza se nyine iyo bambaje ngo mbese ngo muriyo iki rero kigize ikiragi mbona arampobeye ntabi muriyo hobe baziza bariyo mama wanjye yaranyibagiwe mbere nagize ngo niko abanyamugi baramuka please tell me mwavuganye ibiki ariko uzi ko umukobwa ari uruhomora kumbi nororaye baziza bariyo ntabo hobe ahubwo uyu nguyu icyo azatuzanira hobe nakubwiye kumereza urwo rukwego utari kuri ubu ngirira vuba kora umeze bariyo ntabo hobe wowe ureba ukabona wambuza uravuga cyangwa ntabwo uvuga rimwe uravuga cyangwa ntabwo uvuga kabiri uravuga cyangwa ntabwo uvuga gatatu gusa uyu hantu ni ibiki mwari muri kuvuga ibiki ndafata mwari muri kuvuga ibiki sinzi icyambangukira hafi nawe uzi ibiki vuga se nyine vuga wavuga ntazane pasi ngo iyo sura imeze nk'iyikinyitwe nabuze ibiki vuga vuba ni ibiki yari ari kukubwira vuga ibyo guhaye iminota ubu nkoreye umwe wabivuze bitari ibyo bite noneho nkuzirika amaguru n'amaboko ntabwo bihagije mami ntabwo bihagije
amara ukwezi atarya atananywa nicyo kintu mbona kimukwiye gegera gusa yari ari kukubwira muri uraziza mbabara w'ingora subiza ikibazo turi kukubaza sururu ufite mu mutwe habamo ibikoma wowe ushaka kwitangira irangegera ibiteri habamo ni ikigoryi gusa ntabwo mbizi bazi vuga se nyine vuga se nyine habamo ishyi manu nkora iki koko njye ntabwo nashirwa ntamenya ikintu uriya musore yabwiye ntabwo injegera kwibuka ibintu mwari muri kuvuga ryama hasi ibintu ntibisura hasi ryama hasi si wagikubita kano gatebe nkagisandaze njyewe umutwe vuga rero ari kukubwira ibyo nibyo bikuyemo urukweto ntabwo ari kurwumva ndakagukubita njyewe ntabwo nkina vuga amafaranga arahari twagura kandi rimwe kabiri cyangwa ngo uhekenyeshe iki kibodaboda cyawe bazimbabarira uyarari kumbwira ngaho ngusaba imbabazi mbwira uriya musore yakubwiye iki baziza byama ubika inda nshaka ikibuno hejuru ikintu ko ari igitira ikibuno hejuru akano k'inyuma nkabona no ko hejuru vuba wintinza njyewe nifite na stress namureke ndabwira ibyo yambwiye uvuye aho nyine